Ya bakunzi ba Karo TV show rero hano turi kumwe na musore wacu Didier, ni umusore witeje imbere mu bworozi bwa dendo inkoko ndetse afite n'andi matungo menshi ajyanye n'ibiguruka afite. Hano rero turi muri famu ye, ubwo aratangira twibwira tubwire n'ibyo afite, atubwire bega aganirize abakunzi ba Karo TV show. Tumuhaye karibu. Yego murakoze cyane. Turacyabashimira ko mwemeye guhitamo uyu munsi kuza kuri famu yacu mukaza kudusura muje no tugira inama ku bijyanye n'ubworozi tubamo umunsi ku wundi. Amazina nk'uko muvandimwe yavuze nitwa Didier Niyonkuru, mba mu bworozi bw'ibiguruka bigiye bitandukanye. Tugiramo dendo, tugira uwa, tugira ibigagari arizo abantu benshi bakunze kwita inkanga, tugira Pekin duck cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza, mu gifaransa bazita canard de Pekin, tugira Rouen duck n'amoko menshi y'ibiguruka tworoye ahangaha. Tugira mawa, Chinese goose, na amazina y'amanyamahanga ariko mu mavideo muzagenda mubona tubisobanura. Dukora ubworozi bw'ibiguruka bigiye bitandukanye kandi byinshi. Rero ni karibu, turagenda urugendo kuri buri kintu, turagenda tubasobanurira kumenya natwe tumaze kumenyaho. Abandi muzajya muza muri comment mutubwire namwe mutungure ibigiye byagutse. Rero ni karibu wacu tugusubiza ijambo. Murakoze cyane. Ya none se Didier, hano twabonye amatungo meza cyane, twabonye dendo zisa neza, ariko inyinshi twabonye ari kigero kimwe. Yego. Zisa nkaho ari ibirwana. Za nyina nazo muzororeye hano? Ifamu ifite ibice bibiri. Hano hari famu, ifite n'indi famu ifite iherera ahandi hantu. Rero tugiye dufata imbyeyi zimwe tukazijyana igihe kizamara guturaga kugira ngo tubone naho turere ubwana bwazo n'uburyo twita ku buzima bwazo bwa buri munsi. Imbyeyi zikaba ziri ahantu hamwe, ariko na hano nubwo tutari twazenguruka hose hari imbyeyi zihasigaye, sibyo ko umubare munini uhari n'ubibirwana turimo kugenda tuzamura ndetse n'imiswi ikiri mito, ariko n'imbyeyi turazigira kandi nazo zitari umubare mukeya. Ku kigero cyacu tubishimira Imana aho bigeze kandi turabizi ko bizakomeza no kuzamuka. Murakoze cyane. Nonese Didier, ko hari abantu benshi bajya batekereza kuba bajya muri uyu mwuga w'ubworozi bwa dendo, ariko ugasanga bafite impungenge y'uko wenda dendo ishobora kubirushya cyangwa se irya ibiryo byinshi, cyangwa se bakaba batayifiteho amakuru ahagije. Muri aka kanya abadukurikiye muri iki kiganiro wababwira iki ku bigendanye n'ubworozi bwa dendo? Urakoze cyane. Icyo ni ikintu abantu benshi babaza kandi ni imbogamizi ziboneka ku borozi ba dendo. Nk'ibisanzwe iyo ubona dendo iba nini mu gihagararo, mu biro ziba ari nini cyane. Isake ishobora kugira hejuru y'ibiro 20, ariko itarariye neza ishobora kugira mu biro 14, 15 kumanura. Ariko isake yariye neza ya dendo ishobora kugira ibiro byinshi, ni nko kazi muri 7 kumanura cyangwa 8 kumanura. Bisobanuye ngo iryo tungo riba rinini ku kigero kingana utyo, rirya byinshi, rirakonsoma cyane, zikenera amaproteine menshi kugira ngo zikure, zikenera amakalsiyumu menshi, zikenera kurya cyane no kwitabwaho. Abantu bajya bakora amakosa akomeye yo gufata dendo bagashaka kuyigaburira ikigero kingana nk'ibyo bagaburira inkoko. Inkoko ishobora kurya grama 130 z'amagi zo twita maiza brown cyangwa inkoko zitera, naho macroilers zishobora kurya nka grama 150 kuzitabonye izindi nyunganiramirire. Ariko dendo kubera ko iba nini ibikeneye kuzamurirwa, keretse amadendo asohoka aragirwa, kuko habaho uburyo bwo korora free range farming, umuntu akaba yazirekura akaziragira akizibonera izindi nyunganiramirire. Rero iyo dendo ibona ibindi bintu yunganira, ushobora kwihagaramo 150 cyangwa grama 100 bitewe n'ibindi bintu biraza kwiyunganira mu mirire. Bivuze ngo ni itungo ryoroheye umuntu wese, yaba ku muntu ufite ubushobozi bwo mu mufuka bwinshi akagura ibiryo by'inganda cyangwa nawe akabivanga, yaba ku muntu ufite ubushobozi buciriritse ashobora kuzorora azigaburira ibyatsi n'ibindi bintu bidahenze cyangwa ibyasigaye byo mu rugo, kandi dendo ikagira ubuzima bwiza. Mu magambo makeya, dendo ntabwo zirya cyane, biterwa n'uko umuntu yayifashe kandi uko uyigaburiye bitanga umusaruro ungana n'uko izangana. Yigaburiye bikeya ku kigero cyo hasi ntabwo iba nini cyane, ariko iyo uyigaburiye neza iba nini cyane kandi ikagira umusaruro mwiza cyane. Murakoze cyane. Ikindi nari ngiye kukubaza, ese
ko tubona inkoko nabonye zinywa amazi menshi na dendo nazo zinywa amazi menshi nk'inkoko. Ikindi nashaka kukubaza, ese nta burwayi dendo zijya zigira ku buryo umuntu ushaka kwinjira muri uyu mwuga w'ubworozi bwa dendo ashobora kugira impungenge cyangwa agatinya kuba yashoramo amafaranga, akavuga ati se ndamutse nshoye amafaranga ntabwo nahomba? Wabwira iki abantu badukurikiye muri aka kanya, bakurikiye televiziyo ya Karo TV show, bashaka kujya muri uyu mwuga w'ubworozi bwa dendo, ku buryo n'urundi rubyiruko rugukurikiye muri aka kanya wagira icyo urubwira? Twageze muri famu, twabibonye ko harimo amatungo menshi atandukanye yo ku bigendanye n'ibiguruka, byose turaza kuyasura, ariko icyo wavuga cyangwa se abantu bagukurikirana kuri ubu bworozi bwa dendo nicyo dushaka kugira ngo udusobanurire. Yego, murakoze nanone. kandi nibyo nka dendo zinywa amazi kandi zikenera amazi menshi, kimwe n'ibindi biguruka ziba zikeneye amazi menshi kandi amazi meza, amazi afite isuku. Si n'amazi gusa, zikenera n'amavitamine kugira ngo ubuzima bwazo bugende neza. Ziba zikeneye n'amavakisi, zirakingirwa nk'uko andi matungo afatwa kugira ngo agire ubuzima bwiza, nazo zirabikenera. Zikenera n'ibyo kurya bivanze neza, birimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, mbese ziba zikeneye ko uko buri kintu cyose kiba kirimo mu biryo kugira ngo ikure neza, igire ubuzima bwiza. Ikindi kandi nk'uko wari ubimbajije, dendo iba igomba kunywa amazi bya nyabyo kugira ngo igire ubuzima bwiza. Ku kijyanye n'indwara, wari umbwiye ngo zirarwaragurika, umbaza ngo n'ibintu abantu babizi barabizi ko dendo ziragora, zigira ubuzima busa nk'ubworoshye, ariko biterwa n'abantu ukuntu bazifata. Iyo wayihaye kuyitaho ikiri ntoya, ukayifata neza, ukayiha ubushyuhe mu buryo bwa demarage cyangwa kwita ku mishwi mitoya, dendo yitabwaho bitandukanye n'inkoko. Ibikeneye ubushyuhe buri hejuru ugereranije n'inkoko. Dendo nayo ijya muri demarage? Yego, dendo umuntu arademara. Iyo ubishatse ufite umubare munini, utegura uburyo bwa brooding, bwo kubrudinga mu buryo buri artificiel, ukambura imishwi ukayishyira ukwayo, ukayirera na nyina biri kumwe, ugacana imbabura cyangwa se ugakoresha uburyo bw'amatara ashyushya. Hariho uburyo bwinshi iyo ubishatse, ariko niyo ubonye byakugora wirekirana na nyina ukazigaburira neza. Zikenera amaproteine ari hejuru ugereranije n'inkoko. Ni ukuvuga ngo dendo zigaburirwa bitandukanye n'uko umuntu agaburira inkoko, kubera ko ibizaba nini, ibikeneye ibyubaka umubiri byinshi, ibikeneye ibintu byinshi biraza kuyifasha kugira ngo ikure ndetse ikure vuba vuba. Murakoze cyane, ndumva ari byo navugaho aho ngaho. Hari ikindi kibazo cy'amatsiko twari dufite twagira ngo usobanurire abadukurikiye muri aka kanya iki kiganiro kiri kubera hano kuri TV Karo. Dendo iyo irwaye, twageze mu kiraro cyawe tubona harimo dendo nyinshi. Niba hari yarwaye uyibwirwa n'iki? Ese iyo yarwaye ufite aho waziteganyirije ushobora niba ntabwo bitaro sinzi ubwo watubwira kugira ngo bumve ko bimeze? Yego, urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza. Iyo itungo rirwaye riri mu yandi, rifite intege nkeya, dukora icyo bita isolation. Turikura mu yandi matungo tukarishyira ahantu ha ryonyine, tukaryitaho by'umwihariko. Bidakwiyeho ko n'andi matungo twita tuyaha imiti yose akagendera hamwe, ariko ryo by'umwihariko riri ukwaryo mu cyumba cyaryo, tukaryitaho kugira ngo rigarure imbaraga vuba, ridakomeza kwanduza izindi andi matungo byari biri kumwe. Ni ubwo buryo dukoresha, ariko ntabwo dushyira imbere cyane kuvura, ahubwo ubwirinzi nibwo bubanza. Umuntu agomba kuba yaratanze inkingo, umuntu agomba kuba akora amasuku cyane ahantu ziba, umuntu agomba kuba zikurikirana umunsi ku munsi kugira ngo ubwo burwayi bugabanuke cyangwa ntibunaboneke mu mafamu. Rero niyo gahunda, ariko iyo habayeho kuba hari irwaye tuyitandukanya n'izindi, tukayitaho by'umwihariko, ikazagaruka mu zindi yamaze gukira neza, dufite icyizere ko nta kibazo na kimwe iraza guteza izindi, kandi nayo nta kibazo ifite. Murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza mu mutubazo. Hari ikintu wari watubwiye, utubwira ko dendo zigomba kugira ubushyuhe. Ese ni igihe cyose cyangwa ni igihe twa tundi tukiri dutoya dukeneye gukura natwo ngo tujye hejuru? Donc abantu nabo bashobora kugira icyo kibazo
twagira ngo nacyo basobanurire bashire amatsiko kuri icyo kintu, niba izikomeza gucanirwa cyangwa zikomeza kuba ahantu hashyushye, cyangwa se umuntu watekerezaga yuko wenda ashobora kujya wenda zorora mu gihe cy'izuba hakonje akabireka, donc twagira ngo abantu nabo babyumve uko bimeze. Yego, murakoze cyane. Ntabwo reka nse nk'utangaho kuri kino kibazo cyiza tubajije. Ni ukuvuga ngo dendo ishyushywa n'umushwi uhera ku munsi umwe uvutse kugeza ku minsi byibuze 25 cyangwa ukwezi kwa mbere, ibiri ahantu hari sefu, ahantu hashyushye kugira ngo ubuzima bumere neza. Nyuma yaho iyo ukwezi kumwe ziba zamaze kumera amababa, umuntu ashobora gukuramo ibyazishyushyaga bitewe n'uburyo yazishyuhijemo. Kandi ikindi kintu bitewe n'agace umuntu arimo kororeramo, kuko hari igihe umworozi aba arimo yororera mu gace gakonja cyane bigasaba ko iyo minsi irenga, cyangwa akaba arimo kororera ahantu haba ubushyuhe bwinshi bigasaba ko iyo minsi ishobora kugabanuka. Rero bitewe n'aho agace umuntu yororeyemo n'uburyo areba imishwi ye ukuntu irimo gukura, niba yamaze kwambara amababa itarimo gukonja, bituma ashobora gukuramo ibyazishyushyaga akazikura muri icyo gice zari zirimo akazinjiza mu kindi gice. Ndumva ku kijyanye no gushyushya imishwi ya dendo niko nguko bikorwa. Murakoze cyane. Nuko abantu bamaze impungenge iyo kuntu baziha ubushyuhe n'igihe ubushyuhe burangirira zigatangira ubuzima busanzwe. Rero ngaho tubwire abadukurikiye muri aka kanya bashaka kujya muri uyu mwuga ko rwose amarembo afunguye, ese umuntu aramutse azishatse kuzibona ko atari ibintu bigoye, kuko usanga abantu benshi batwandikira muri komenti dukeneye dendo, ariko ugasanga turashaka aho nyine twakura icyororo. Hari umuntu ushaka kubigira umwuga nawe akatera intambwe niyo wateye, akagira ibitekerezo nyine byagutse kugira ngo nawe yagure. Wababwira iki? Ese icyororo kiraboneka aha ngaha? Yego, murakoze cyane. Ibyororo turabitanga guhera kuri dendo ntoya zirangije demarage, bivuze ngo zirangije igihe cyo gushyushywa, kugeza kuri dendo nkuru zirimo gutera n'amasake abangurije. Turazitanga, turazifite nyinshi zo guha abantu, kandi dukomeje no kuvukisha izindi nyinshi cyane. Turimo kugenda twagura imbyeyi kugira ngo tubone umusaruro munini, tubone nyinshi zo koroza abandi bantu. Abantu bakunde dendo, abantu bakunda ubworozi bwa dendo burashoboka kandi gutanga umusaruro mwiza kubukora. Murakoze cyane. Akabazo k'amatsiko tunasoza abadukurikiye muri akanya, ese dendo mutangira kuyitanga ari umushwi imaze igihe kingana iki, kugira ngo abantu babyumve, noneho nibazajya banazitubaza bajye bamenya ngo imishwi bayifata igeze kuri iki gihe iki n'iki? Urakoze cyane. Dutangira gutanga dendo z'ukwezi kuzamura, guhera ku kwezi kwa mbere umuntu aba yazibona, kwa kabiri guhera ku kwezi kumwe kugera ku mwaka. Dendo ziba zihari n'iziri hejuru y'iyo myaka zabyayeho, tuba tuzifite twaha abantu zizewe kandi nziza. Dufite ibyororo byiza muri famu, abantu baraza kugenda babona amavideo, murabona amafoto twagiye dufata. Dufite amoko meza, dufite ubworozi bwiza, dufite dendo nziza. Rero ni karibu, tuzaboroza ku muntu wese ubyifuza. Igihe rero urakoze cyane, n'abandi badukurikiye kuri Karo TV Show turabashimiye. Ariko agiye gukomeza atwereka n'andi matungo ari ahantu hagiye hatandukanye, ariko ni muri famu imwe. Uko iminsi igomba kugenda iza niko tuzajya tugenda tubereka ibiganiro twagiye tugirana nawe, ndetse tubereka n'ubworozi bugiye butandukanye. Hagize ubwifuza murumva ko bihari, ni karibu nawe ubutaha. Ciao. Yego, murakoze nawe.